roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa na handi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Je demanderai à cette population d'avoir confiance à nos forces de défense et de sécurité, d'avoir vraiment confiance. Et ces problèmes de l'insécurité actuellement au niveau actuel, ce n'est plus un problème d'une seule personne ou de l'armée ou seulement de la présidence ou du ministre, du premier ministre. Non. Maintenant, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, tout le monde doit à son niveau et uyu rero ni umuyobozi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hariya rero kuri Lubero ku zone wabwiraga abaturage. Akaba rero yafashe video, afata video ari ku biro bikuru cyangwa se ku biro bya gisirikare hariya Lubero, abwira abaturage ko ibiro bya Lubero cyangwa se Lubero bakiri kuyikontorora, ati ndetse dore n'ikimenyimenyi nafashe video cyangwa se iyi video nyikoze ndi hano mu by'ukuri ku biro byanjye hano Lubero ku zone. Ati kandi ikindi abanyeshuri barimo barajya kwiga rwose nta kibazo n'iki na gito. Ati kandi rwose abasirikare cyangwa se ingabo ziteguye gukora ibishoboka byose zigakomeza kurinda Lubero, zigasubiza inyuma ibitero bya M23 ndetse n'abambari bayo. Uyu mugabo arimo aravuga ibingibi, nyamara M23 basizoye baravuga ko rwose hatagize igihinduka mu minsi mike rwose agomba kuba bamaze gukuramo butembo. Iki cyumweru ni cyumweru cy'ibyishimo, ni cyumweru cy'umunezero kuri M23. Yavugaga ibi nibyo, yavugaga ibi, ariko ku rundi ruhande mu masaha make cyane umva uko ibintu byari bimeze. Icyama cyacu kiri n'ingufu nyinshi nyinshi. Ati twakubita amatembe dukubita Alimbongo. Ndagira ngo mbamenyeshe ko uyu ni umudiho wakubitwaga cyangwa se wabyinwaga n'uwitwa ubwo ndavuga witwa Bertrand Bisimwe yarahabaye, ndavuga Laurence Kanyuka ndetse na Wiringoma n'abasore babo rwose bari hariya barimo baragenda baserebura nyuma yuko bari bamaze gukubita aduyi hano muri Alimbongo ndetse n'amatembe. Hari ku isaha 8:35 ziri gushira saa 9 nibwo M23 bari bamaze gukubura cyangwa se gukuraho mu by'ukuri abarwanyi ba FARDC bose bamaze kubakusanya, bamaze kubahanagura hano muri aka gace ka Alimbongo. Hanyuma ndagira ngo kugira ngo mwumve ukuntu ibintu byari bimeze, ukuntu urugamba rwari rukomeye, ukuntu urugamba rwari rushyushye, ndagira ngo tubanze twumve mu by'ukuri, mbanze mbumvishe irijwi wumve mbere ko ngira n'ibindi bintu mvuga ku ruhande. Mubanze munyumvire mwuka byaramwe, ni ijambo riri mu ringara nk'abandi buze kuri hano mu Kinyarwanda byose mba nabibateguriye gatanu kuri kagenzi ka. Mes respects mon colonel.
En tout cas makambo ezole kawa na nini na terenga na comprendre te. General Kabundi azoyebisa bandeko na munoko mboka ke babunda te bazonga na sima batika munition na dépôt. Alors ngai na moni ke boye na koko kate ya kanisa kike nazoyo ka munoko mboka te na yoka ki très bien ndenga zo solo na bandeko na ye ngana zui décision na tumbi munition yoso na dépôt. Alors soki boko kanga ngai mais na moni ke general Kabundi aza traître azo coopérer na bandeko na ye vraiment ngai na tumbi yango pe na osala repli na sima. Nyuma yo gukubitwa izakabwana kaneye mufu irondo ryatangiye kugenda ryivangura n'abajura kugeza ubwo uyu mugabo rwose yabazaga mu byukuri undi mukoroneri ndibuze kubabwira kuko ngiye kuri hano mu Kinyarwanda amubaza ati barimo barambwira rwose ngo nimvemo nirukange ati ndetse n'ibikoresho ngo bagenzi banje batangiye kubishumika ati se none nawe urangira inama yo gutwika ibikoresho umva mu Kinyarwanda uko yabivugaga. Koroneri Butoni we hano ibintu birakomeye bimeze nabi hano bene wacu bari kurasa nabi cyane. Koroneri General Kabundi ari kumbwira ngo ibintu ngo tubisige none ngewe sinzi icyo nakora kandi abandi bari kubitwika nanjye none mbitwike none hano wampa namaki. Aha ngira ngo ibi byari ku isaha y'isa 7 rwose zirengaho iminota mike cyane ubwo M23 yakubitaga ikibatsi izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa hano muri Alimbongo. Hanyuma mu byukuri babonye ibintu byakomeye ibikoresho byabo by'imbunda zikomeza imisada batangira kubicomora babitwara ariko noneho bitewe nuko urugamba rwe rwamaze kubagera neza mu nkengero bahita bafata icyemezo cyo kwa mu byukuri ngo ibikoresho bimwe ngo basiga babitwitse kuko nta rundi buryo bari bafite bwo kuba babihungana. Akaba rero yagishaga inama uyu mugabo urumva cyangwa se umusirikare urumva ko yakizaga amagara ye kwa rukwirinda ko ashobora kuba yabisiga noneho bikaba byamukurikirana bakaba bamukubita bya bihano byabo murabizi ko bahita bahana nk'igihano cy'urupfu cyangwa se bakabahana nk'abacitse urugamba. Akaba yabazaga uwitwa koroneri wiwe akamubaza ati none ko General Kabundi yambwiye ngo ibikoresho bimwe ngo nimbitwike ibindi ngo mbihungane ati none biragenda bite ati kuko nawe wangiriye nama yo kwa mu byukuri nabigenza uko nguko urabizi ko muri iminsi witwa Kabundi ntago hajya mwizera ahandi banavuga ko ngo akorana na M23 akaba ariyo mpamvu rwose ntabwo yizeye ibyo General Kabundi yamubwiye wenyine ahubwo byabaye ngombwa ko yifashisha n'undi mukoroneri aramubaza ati se none koko ibikoresho tubitwike urumva ko hariya urugamba rwari rukomeye urugamba rwari imberenge ku isarero y'isa 8:35 ziri gushira saa 9 nibwo abasore ba M23 bari bamaze guhanagura neza cyane bamaze gushira iherezo mu byukuri hano muri Alimbongo yose iri gukontororwa nimvuga ngo irimo gukontororwa ntabwo Alimbongo ari bwo bayikandagiye ari ku munsi w'ejo bayikandagiyemo ahubwo Alimbongo bari bayifite barimo ibice bimwe ibindi bice mu byukuri navango biri kugana ku musozo werekeza za Kitsombiro bikaba byarabagamo abarwanyi ba FARDC ndetse n'abambari bayo ku munsi w'ejo akaba bakubise icyitwa urufaya rw'umuriro bari babahagurukiye rwose bahagurutse bameze nabi cyane fine rero biza kurangira abarwanyi ba FARDC bakwemo utwabo mu byukuri bari rukanka abari za matembe bari bagiye kubuzabuza bagira ngo barebe ko mu byukuri 23 naho yahafokasinga cyangwa se yahatumbira ikaba yareka gukomeza kwa advancinga n'abagabo abo ngo bakwemo rwose nabo birukanka nguko rero uko ku munsi w'ejo hano muri Alimbongo irondo ryivanguraga n'abajura. Breaking news inkuru mbafitiye muri iki gitondo nje muri studio nona ntabwo nzi neza mu byukuri ko nanubu imirwano yakomeje ariko mfite amakuru yizewe 100% ko M23 uyu munsi hatagize igihinduka ahitwa LUBERO ku zone naho bararara bahakuyemo ni mu birometero bike cyane uva hano muri Alimbongo kuko ugera Kitsombiro uva Kitsombiro uhita ugera ahantu bita ngo ni LUBERO ku zone uyu munsi rero hatagize igihinduka
nkurikije amakuru ndimo ndagenda nkurura ndimo ndakura kuri drone zanjye ziri hariya kuri tere arimo arambwira ko ngo M23 gahunda bafite nuko bagomba kuzamuka uyu munsi bakarara muri hariya muri Lubero ku zone. Nyuma rero yuko aribuze ko bageze Lubero ku zone, andi makuru mfite nzi meza cyane, breaking news kuri mwe mwese rwose abakunzi cyangwa se mwe muri inyuma cyane yizi ntare za Sarambwe. Icyo mbafite ni breaking news, nuko mu byukuri iki cyumweru cyonyine ari cyo bihaye kugira ngo bamaze kugera mu mujyi wa Butembo. Umujyi wa Butembo rwose kugeza ubu ngubu urimo guhungirwamo ingabo nyinshi ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa ndetse n'ibiki byose bakariho bari kubihungishiriza. Amakuru mbafitiye rwose atariho ivumbi nuko bari buze kuba mu byukuri bagira gutya bakaba bawukuramo bitarenze muri iki cyumweru. Donc ngo mu mpera z'iki cyumweru M23 biyemeje kurara hano muri Butembo. Ndagira ngo abantu mwumva neza igiswahili umubanze munyumvire uyu mudamu, banze munyumvire iyi drone rwose ibyo yatangaje. Ngo nasema basi kama nitakuwa nguvu na kwa kitara kwa kuingia wote wamekimbia wamita sande huko wamita chago barrier. Wasoda? Wenyewe walikuwa wapi? Wenyewe walikuwa matanda, wenyewe walikuwa napigana na wengine na yeye zantua kisha zantua basa iko na kuya basi imepita vitoro. Umepita vitoro hivyo? Ndio, iko naenda tu kuna vetu basa kimbia. Na wenyewe tulikuwa kugina kitongera wote basa funga barago basa basa kimbia. Niko naendea mu direction ya Lubero wala wapi? Wako nasema basa banaendea kumbe siku ile bafike Butembo kisha. Kwa sababu mshenga simama hapa Katongi. Wamesha chao bariere. Sasa sema nyetoka hapa kwa barabara. Tumisha wakosa kama tukimbia wapi. Basoda wamefuata simama kubariere, wamefanya bariere pale Katongi. Juba zuia wale wenye biko kufoba sitoke wasikimbie. Ndio. Ndio pale nyewe Katongi pale mlikuwa tena advance pale zitalia tena pale Katongi. Basi hapa nimeshatangaza sija kama tunaenda wapi. Muende kwanza Chipese. Wanda Chipese? Natakuwa na embe. Kwa wengine. Basi pale hakuna nani. Maka bikara tena na kule Mandoluma watu wamkiaji wamekuwa na wamkiaji tumira kumbe Katongi. Ndio na wengine walikuwa wanapitia Lubero. Na wengine wanapitia Lubero. Ndio. Na viko nafanya Wengine wasababu katika ngazi. Asima. Ndio. Aha rwose abatabasirikare abaturage n'abatabasirikare rwose birukanse bagiye bamekimbia birukanse bacwiragiye bavuyemo bagiye ati rwose ati baturage ko bati twe turashaka kubasaba rwose ko bagaruka ati ariko amabariyeri yose bayasize n'ibiki byose ibi byose abaturage bahara bakaba batangiye guterwa imbungenge n'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa zari zabamenyereje cyangwa se zababwiye ko ngo ziteguye kubarwanira cyangwa se gukora ibishoboka byose mu kugira ngo barebe ko M23 itakwinjira hariya. None rero muri iki gitondo babyutse bavuga bati barimo kwirukanka birukanse bashwiragiye barimo barakizwa n'amaguru birukanka bavamo. Amakuru ndimo ndabatohoza rwose mfite ndetse rwose murabizi ko ngiyo mvuze ngo aya makuru nyafitiye proof cyangwa se fact. Amakuru mfite nuko M23 uyu munsi bagomba gukuramo ahangaha ubwo nava ngo ni Lubero ku zone. Aha nitwa Lubero ku zone baraza kwakuramo uyu munsi nimwongera kumva ngo urugamba rwabaye habereye imirwano mu byukuri Lubero yabayemo imirwano mumenye ko iyi Lubero bari buze kuyikuramo kandi nyuma yuko bari buze kuba bamaze gukuramo Lubero nibamara kuvanamo Lubero ku zone nkuko amakuru mfite rwose yizewe nuko muri iki cyumweru mu mpera z'iki cyumweru Butembo bagomba kuba bamaze kwigeramo. Ubwo rero barimo kutwumva muri za Butembo rwose murimo guhura n'akarengane gakomeye cyane. Iyi ni inkuru nziza mbazaniye, rwose mugomba kutangira kwirinda kuko abasirikare ba FARDC aha niyo bikomeza uko batangira kugenda basahura imitungo yanyu bayigwizaho kugira ngo barebe ko rwose byose byazitirirwa abarwanyi ba M23. Hanyuma no ku munsi w'ejo n'ubundi amakuru yarangezeho nuko twaduce
hano muri Rucuro nyuma ko M23 bagiye gutanga musahada ahitwa Kabizo rero abazarendo FARDC FTR bahageze gato cyane. Reka tubanze twakira Dorfe nawe agende atubwira uko bukeye dukomeza nandi makuru menshi cyane. Waramutse neza Adolphe, umeze neza? Mwaramutse Jeni. Ko numva morali iri hasi cyane ra. Morali ahubwo ni nyinshi cyane kabisa no. Ani wacu gicanga twavyota amahoro nta kibazo. Murimo muraserebura insinzi ko nabonye rwose abasore barimo baradivansinga rwose. Nahoze mbona uwitwara Lawrence Kanyuka ndetse na Wiri Ngoma barimo gucinya kadiho rwose barimo guserebura ahantu bita ngo ni Alimbongo rwose centre barimo guserebura ibintu byacitse. Ese aho ngaho umwuka umeze ute w'intare za Sarambwe? Ese amakuru urimo kugenda utohoza muri ibyo bice yo nayahe mu by'ukuri muri rusange? Bakunze kuvuga mu gifaransa ngo ndashanje pare kipe kiganye rwose. Iriya kipe gutsinda cyane rwose, bari gutsinda kandi intego biyemeje n'umugambi yabo na objectif zabo ni ibintu byumva cyane n'abaturage. Aha rero aha muri Lubero rwose nyuma yo gufata bidasubirwaho Alimbongo ntabwo byahagarara barakomeje ahitwa Gitsumbiro naho hiri amasasu barahafashe ejo bajyana ahantu bita Butorobya. No kuvuga ngo ubundi uvuye hari Gitsumbiro uri kwerekeza mu centre ya Lubero harimo village ebyiri bisigayemo ahitwa Bukara n'ahitwa Katondi. Oya mfite amakuru ko ngo uyu munsi ahantu bita mu by'ukuri Lubero ku zone baraza kurara bahageze. Ejari bari kukubwira rwose kabisa bakibara gufata hariya ejo bari guprogressa ku mugora byageze bari guprogressa ari kwerekeza ariko za Bukara kandi inuvuza aho za Bukara uri kugera rwose uri kwerekeza muri centre muri ugiye kwegera muri mu gasantre kandi kitwa Gatondi uhita winjira neza kabisa muri centre Lubero. Aha rero rwose intsinzi ni nyinshi, abafardes bari guta ibikoresho abamwe bakabitwika ngo kugira ngo bifate ngo n'intare za Sarambwe bagasiga babitwitse, abandi bakabita bakirukanga. Mbese hariya byabayobeye rwose. Intare za Sarambwe ziri kubyina intsinzi hariya rwose zirara muri Lubero rwose. Lubero nizigiramo kandi naho hayinde objectif no kureba ukuntu zagera muri ya capitale commerciale ya Butembo kuko naho baraharwaye naho no kugenda gusa bari kugenda ngubu bari gusiga bari kurasa barakisasu abafardes na coalition bakiruka rwose bamaze guhahamuka. Tugerekeje ntabwo ari hari aho nyine Eugene ntabwo ari hari aho nyine muri Lubero na hariya muri warikare naho ibintu byakomeye. Hari coalition abazarendo bafatanyije n'aba FDR kuko aba FDR babaga ahantu bita Kuhembe. Hano Kuhembe ni muri Masisi ariko hari Kuhembe haba uwo bita G5 mu FDR. G5 ni umuntu ushinzwe icyo bita kubana neza n'abaturage n'abasirikare ba Republique, nawe uri kugenda asensibiliza kugira ngo ukuntu babona recruitment mu basore b'abakongomani. Aha naho haturutse abazarendo n'abafardes n'abo ba FDR bakeya bajya bagera ahantu hitwa Bureusa. Bageze Bureusa bashatse kuderanja intare za Sarambwe ziryamiye. Umuntu ari umuntu abwekiza kedeza weti tijuaze ki loriye kidoro aba ngo kife kizari gushaka gukina n'intare ngo yisinziriye. Naba rero bavuye hari Kuhembe bashaka kugera ahantu bita Bureusa bashatse kujya kuderanja intare za Sarambwe ziryamiye hariya. Intare za Sarambwe zihita zirakubise zasubira birukanka ku buryo zimaze kubakubita zarabarengarenganye. Noneho ubu ngubu intare za Sarambwe zaraye uyu mugoroba amasasu ari kuvugira ahantu bita Irusamambo ni imbere gato Bureusa. Aha rero naho havugiye amasasu naho ntabwo ndafatisha amakuru ya mu gitondo kugira ngo menye niba hari ahantu naho niba intare za Sarambwe zamaze kuhacakira.
n'ubundi rero mu minsi yageze nakubwiye yuko hari ahantu hitwa mpaka hari kurundwa abasirikari baba bashaka kwataka ahantu hitwa za ihura. Aha rero naho ejo ihura habereye imirwano n'ubundi y'intere za Sarambwe n'abazarendo n'aba FARDC. nuko intere za Sarambwe ziherekanira icyo bita ubudasa budasanzwe. Irondo ryivangura n'abajura wabimenye rwose byarivanguye ku buryo zarabakubise hariya ihura. Ahangaha ihura nkubwira ni uvuye ahantu bita Ikarende ukatiye iburyo we ugera ahantu bita ku gasantere kitwa Buronga ugakomeza ugahita aho mu isantere yitwa ihura. Aha naho bahageze intare za Sarambwe zibakiriza zirabacurangira amasasa, zirabacurangisha amasasu amabombe nuko buhita busubira bwirukanka. Ariko intare za Sarambwe zabakurikiye n'ubundi zibambutsa umugezi wa Ruhoro. Zimaze kubambutsa umugezi wa Ruhoro zibageza ahantu bita Ikazuba, aho ni hakurya za Ruhoro. ubwo ngubwo abacitse ku icumu hariya nabo bahagize indahiro ariko bati ibintu n'ibiki mwuka byaramwe twari twihaye gukora ibiki ko dukorera agati mu ntozi biragenda bite ndetse naho abavuye bahahamwe. Muri Masisi naho ahantu hita mu Bufaransa hari abanyatura bo kwitwa Kigingi bagerageje nabo batireka tugenda twegere hari ahantu, ariko nduzi ko ari ukugera ndane bwa butero shimo kuko nta gitero bagitera kuko bazi yuko ibyo bakora byose ari ugutayanga kuko ibitero bikomeye byabera hari za Rubero naho hano za Masisi hari za n'ubutero bw'amafuti, ariko nyine zo ngabo za Kigingi nazo zashatse kuza uzire ko zagera aho hantu hafi mu Bufaransa. Nazo intare za Sarambwe zibakiriza yo basanga bamwe bagiye bagwa mu tumashu nitwa gakoco ndetse n'abasanga imitego bagiye basanga baguye mu mitego ku buryo intare za Sarambwe zabakubise bari bashatse kuyahita mu Bufaransa. Intare za Sarambwe hari zaturutse hariya mu Kinigi ziraza zirabagotagota zirabacucuma ahasigaye basubira bashisha itabona birukankira ahitwa Igatogi bamanuka berekeza epfo ahitwa za Ufumanda. Ngayo amakuru yaraye ku mugoroba nayo ngo ndacyatoza ngo menye ukuntu bwagiye bucya ngo menye niba hariya za bari bageze hariya za Bukara bari kwerekeza i Lubero niba aho bagereye ubu ngubu hariya za Rusamambo kugira ngo menye niba bahafashe hariya za Kato nta kibazo kirimo kubera ko bwirukanse igeze aho ngaho yisonga injiro byayo ntabwo yageze imanuka ngo ugere iyo po cyane yabonye buri kwirukanka ari bwa buntu bukangwa mukagwira ibiti. ubwo mbese amakuru acyatoza kugira ngo umenye neza uko biramutse nyakubahwa Isaac Eugene. Asante sana, urakoze cyane. Yes, nguko rero uko ibintu byifashe mu bice byose, ariko bakunze Jeune Official hano muri Rucuroho nta kindi kirimo kuvugwa nuko abarwanyi ba FDL rwose bagize gutya bahita bongera kwiroha ahantu bita ngo ni Kisangani, Kabizo ndetse na za Kishishe, nyuma yuko abarwanyi ba M23 b'amakasike bamaze rwose ku munsi ejo bazamutse gutanga musahada kugira ngo barebe ko bakuramo hariya Lubero tena hariya za Alimbongo hose bahigarurira. Ubu rero tuvugana mu by'ukuri aba bagabo tuvugana baze FDL ndetse n'izi CMC niyo bari gukontrola tuduce baturimo rwose. Abaturage bamwe benshi cyane bakaba bamaze kujya za Tongo bakaba ririho bagiye kugira ngo babungabunge cyangwa se barebe ko M23 yabarindira umutekano. Ariko nyine murabizi ko iyo M23 bamanutse utuduce gukuramo izi FDL babikora bihuse cyane, babirukanka cyane, usanga rwose birukanka dore ko nta n'ibikoresho baba bafite, nta n'inzira bafite babanyuzamo ibikoresho ngo bibagereho kuko babazinyi baba bari hagati nk'ururimi. Nguko rero uko situation ihagaze muri rusange.
ndabasuje cyane rwose mbifurije igitondo cyiza kuri mwe mukomeje gushigikira ibiganiro byacu niba warakanze subscribe kanda like ndetse na share ariko ku rundi ruhande niba ugeze kuri uyu muyoboro ari ubwa mbere ukaba utarakanda subscribe yikande wibuke gukana no kunzogera kugira ngo buri ko dushyizo inkuru cyangwa se ikiganiro uzajye uba mu bambere mu kubona inkuru ikihagera hanyuma ro kuba bikoze kude chapeau turabashimiye cyane ari nako mukomeza gusharinga n'abandi kugira ngo dukomeze kugenda tunogerwa n'ibiganiro cyangwa se ibintu bibageraho gatanu kuri kagenzi kako mwakoze kubana natwe rero muri iki gitondo cyo ku munsi wo kwa kabiri tariki zo ni 17 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2024 andi makuru naho ku munsi wecu cyangwa se mu yandi masari imbere bitewe nuko bari buze ko badutegeka cyangwa se ari kuze kuba rwose baduha indi gahunda ku muyoboro mwakoze cyane ciao ciao